gusuhuza wowe udukurikiye, amahoro y'Imana abane nawe kandi rwose ndakwifuriza gukomera no gukomeza imbere, tukagera ku ntego zacu n'ibyo twifuza kugeraho. Hanyuma rero uru ni rwa rubuga rwacu kandi abantu benshi rwose munyandikira kuri telefone, abatanga comment ndabashimira. Chantal TV ni igisubizo cy'umuntu wese ushaka kwiyubaka, kubaka ubuzima bwe, kubaka ubuzima bw'abo babana ndetse no gutegura ahacu heza, kuko byose uyu munsi niho hawe, ubuzima bwawe wagira icyo ubukoraho uyu munsi, ejo bikagenda neza. Hanyuma rero nimba utarakora subscribe, niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndakubwiye ngo ni wangeze ahantu heza wakura ubumenyi. Kora subscribe kugira ngo twagure umuryango, kora share kugira ngo twungurane ibitekerezo ndetse n'abandi bose bashobore kugira icyo bunguka n'icyo bakora n'itafari bakongera ku mibereho yabo ya buri munsi. Uyu munsi rero nabateguriye indi ngingo nziza cyane, nanjye uko ngenda nganira ndimo ndagenda nunguruka ubumenyi, ndimo ndagenda nkomera mu byo ntari narakomeyemo, ndimo ndagenda niga rwose bizagera ahantu umuntu wese yumve hari icyo yafatamo umwanzuro wo kujya nawe ashishikariza abandi mu bintu bimwe cyangwa ibindi. Hari rero ingingo y'uyu munsi yitwa washushanya ahazaza hawe. Washushanya ahazaza hawe ni ingingo nshaka tuganiraho mu buryo bubiri, uburyo bw'imibanire n'imibereho ndetse n'uburyo bw'ubukungu, cyane cyane mu bukungu, ko ndifuza ko dutangira amasomo y'ubukungu cyangwa kwiteza imbere. Ibyo rero byanteye kuvuga ngo niba turimo turubaka umuntu wacu cyangwa turimo turiyubaka, noneho reka tuvuge uburyo umuntu ashushanya ahazaza he, kubera yuko uyu munsi dufite imbaraga, uyu munsi ufite imbaraga, uyu munsi ufite imbaraga z'amaso, amaso ashobora gusoma, ushobora kuba ufite imbaraga z'umunwa, uracyashobora kuvuga, ndavuga mu bantu batangiye kuba abantu bakuru, uyu munsi n'urubyiruko ni uko, uyu munsi ufite imbaraga z'amatwi, uracyashobora kumva, uyu munsi ufite imbaraga z'umubiri, uracyashobora kugenda, ariko hari igihe noneho kizagera tukaba tugishobora kugenda nk'uko tugenda, wenda tugenda ariko tutagenda nk'uko tugenda, wenda dutekereza ariko tutatekereza nk'uko dutekereza. Ariko uyu munsi ni uwawe, nimba ukiri muto, nimba ukiri urubyiruko, nimba ukiri umudamu cyangwa umukobwa, umudamu cyangwa umugabo ukiri muto, uyu mwanya wawukoresha ugategura cyangwa ugashushanya ahazaza hawe, nubwo ahazaza hari ibindi byinshi ushobora kuhavangira, ariko hari n'ibyo wakora kugira ngo ube ufite neza ishusho yawo. Niyo mpamvu rero ngira ngo nguhe ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi kandi twongere twiyungure. Reka mpere ku bijyanye n'imibereho n'imibanire. Ndagira ngo nkubwire ko niba ushaka gushushanya ejo hazaza hawe mu buryo bunejeje cyangwa bw'ibyishimo, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi tangira utange ibyishimo. Nimba ushaka gushushanya ejo hazaza hawe nk'aho gutabwa, tangira ute abandi, ntubikoze, ntubahe igihe cyawe. Nimba ushaka gushushanya ejo hazaza hawe nk'aho umuntu ukikijwe n'abamukunda, uhamagarwa n'abamukunda, wohererezwa impano n'abamukunda, tangira uyu munsi nawe ubigenze gutyo. Ukunda abana bawe, ukunda umugore wawe, ukunda umugabo wawe, ukunda ababyeyi bawe, ndetse ugire n'inshuti urebamo ko zigukunze, atari za nshuti zizanwa n'ibyo uziha gusa, kandi n'izo nshuti ugira icyo uziha. Biraza kukubwira ngo ejo hazaza hawe nubwo hatamera neza nk'uko uhashushanya, ariko hari icyizere cy'uko hazaba hameze gutyo. Nimba hari umuntu ubyara ukamusura, nawe nubyara bazagusura. Niba uyu munsi icyo utanze kitarimo kugarukira, umenye neza yuko hari igihe kizakugarukira, nubwo kitaba kivuye kuri wundi wagikoreye, kuko ubuzima bwo burishyura. Nubwo kitava ku wo wagikoreye, ariko hari igihe kizava ku wundi muntu kandi kikagira umumaro ku buzima bwawe. Reka rero tuvuge mu buryo bw'ubukungu, ndagira ngo tuganire mu buryo bw'imiterere y'imbere, gutera imbere mu bukungu nanone,
kubera yuko ibyo dukora uyu munsi bishushanya ko mu by'ukuri turi kubikira ejo hazaza, ariko hari abantu tubayeho mu buzima cyangwa abantu benshi babaho mu buzima bwo gukoresha ibintu bungutse uyu munsi cyangwa gukoresha ibyo babona nk'inyungu cyangwa amafaranga cyangwa nk'ubutunzi bikarangirana n'uyu munsi bariho. Narinje kukubwira cyangwa kugukangurira cyangwa kukwibutsa ngo tekereza neza uyu munsi ko uyu munsi ufite imbaraga, ni imbaraga zo gukorera uyu munsi urimo ndetse n'ejo. None tuziga mu masomo y'ubukungu uburyo umuntu ashobora kuzigama, akazigamira gukemura iby'uyu munsi, agakora n'ibishoboka byose, akagira ijanisha runaka agenera iminsi izaza. Noneho uyu munsi urimo kubyara cyangwa se uyu munsi nturashaka, urateganya kuzashaka, ariko uhembwa ibihumbi byawe umubare ntazi, wenda 100, 200, 300, 500, miliyoni, urayinejeje, uyahaye abakeneye ko bafasha, ariko ntabwo uri gutekereza ngo ejo ningira urugo cyangwa se uyu munsi mfite urugo, ejo nzaba mfite inshingano ariko ejo zizaba ziyongereye, ngo utekereze ngo nimba winjiza ibihumbi 50, uvuge ngo uko byagenda kose ndamutse ninjiza na 45 nabaho, reka nkore ibishoboka nteganyirize igihe kiri imbere mu gihe nzaba ntafite imbaraga. Mfite ingero zitandukanye z'abantu twagiye tuganira bakambwira bati umuntu yabika iki se? Wabika iki se n'ubundi n'ibyo ufite ntabyo? Ugasanga umuntu icyo abonye cyose kirangirana n'uwo munsi arimo. Ibyo bintu turimo nibyo twibwira, ndagira ngo dongere dutekereze neza yuko tugomba kubireka niyo byaba bitavamo. Ubara imibare yawe, ubara ibyo ukeneye gukemura ukabona ntibivamo, uko byagenda kose ntibirimo biravamo ariko uri muzima, ntibirimo biravamo ariko ntushaje, ntibirimo biravamo ariko nturwaye ngo uri mu bitaro. Tekereza noneho igihe uzaba uryamye udafite uko ubyuka, uhatekerereza uvuga uti nimba mfite imbaraga, nkaba nkifite imbaraga za gisore, nkaba ngifite imbaraga z'ubuto, nkaba nshobora kwinjiza ibihumbi 100, ningira imyaka 80, ahari aho nzabaho nte? Hari gahunda nziza leta yacu yagiye idushyiriraho pansiyo, bakabwira umuntu, umukozi wese bakavuga ngo ateganyirize izabukuru. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko uramutse ubwiye abantu ngo izabukuru tureke kuziteganyiriza, hari abantu bahitamo kutaziteganyiriza kuko baba bumva ntawamenya niba bazaba bagihari cyangwa batazaba bagihari. Ariko ndagira ngo nkubwire ko nubwo nta muntu waguteganyiriza ku zabukuru, wowe ubwawe hateganyirize, ushake ibizagutunga mu gihe ubuzima buzaba butangiye kugenda butakorohera, wenda wagiye mu buzima bugoye, wenda akazi kahagaze, wenda urubyaro rwabaye rwiyongereye, wenda hari ibindi bikenewe, kandi ntugahweme guteganyiriza ibihe birebire, kuko ibihe birebire nabyo ntabwo ari twe tuzi igihe tuzamara, kuko ni byiza ko warabiteganyirije, ku buryo umubyeyi atanga uruhererekane, utoza umwana wawe uteganyiriza ejo hazaza, nubwo muri ya jean de poche cyangwa bya bihumbi 2 umuhaye ngo agure fanta, nubona ari umwana udatekereza kuba utatoshe kuba yabika n'icyo giceri cyangwa wabike n'ayo mafaranga make, wowe ba uwa mbere mu kubigira nyambere kandi ubitoze n'abawe. Bifite umumaro munini, ubu turimo turaca hejuru, ariko tuzabyinjiramo turebe uburyo umuntu abonye 1000 yatekereza ngo usubuke muri iki 1000 ntiwabikaho igiceri cy'100. Iki 1000 ko nkibonye kintunguye, n'ubundi ko ntari ngifite muri uku kwezi muri gahunda zanjye, uwagerageza nkabikira ejo hazaza ko ntazi ibyaho byagira umumaro. Kuko uyu munsi ushobora kuba utabayeho neza, no mu myaka 10 iri imbere ntubaho neza, ariko mu myaka 10 yindi, bavuga ngo 20, ukaba uzaba umeze neza, kubera ko hari ibyo wigomwa, hari ibyo wiyimye, ariko ugatekereza ejo hazaza.
niyo mpamvu rero mu buryo bwo kwiyubaka, mu buryo bwo kwibaza iby'ejo, ni byiza guhera iwawe mu muryango, iwawe muri wowe n'iwawe mu muryango mbere y'uko dutekereza abaturanyi, gutekereza ko hari abantu batagusura, gutekereza ko hari abantu hari ibyo wenda bataguha, ukaba ubigira impamvu wibwira uti ariko njyewe ubundi kubera iki ntabasura, kubera iki nabasura kandi nanjye batansura. Ibyo byose urimo kwibagirwa yuko hari igihe uzakenera gusurwa bitari uyu munsi, kandi niba utarabibye iyo mbuto, nawe ntawe uzagira ate, nawe ntawe uzayikubibamo. Nimba umwana wabyaye amara umwaka ku ishuri utaranigwa mu ibihumbi bingahe ngo ugende umurebe, ntabwo azamenye ko aho utuye mu myaka runaka ukeneye ko agusura. Nimba umwana wabyaye umugurira umwenda ariko wabashe kwitonganya, ukavuga uti ndakugurira umwenda se amafaranga yava he? Ariko abana ba hano mubona ko amafaranga ava he? Ayo magambo wongeraho urimo urategura ejo hazaza, kuko uwo nguwo urimo kumubibamo. Nasarura, nujya gusarura uzasarura ibyo wabibye. Rero nagira ngo nkubwire ngo ufite uruhare runini mu gushushanya neza neza imibereho yawe y'igihe kizaza cyo mu bukuru bwawe. Nimba uri urubyiruko, uri umukobwa uriga, ukaba uherukana n'abo mwigana ku mashuri, iyo muri mu biruhuko ntumuhamagara, nimurangiza no kwiga azacukwe uce ukwawe, hanyuma usange nta nshuti ufite, ugenda ubona inshuti zikagusiga, byibura sigarana inshuti nkeya cyangwa zimwe na zimwe, mu gihe runaka muzasurana, mu gihe runaka uzabahamagara bakakumva, kandi umenye kubana nabo mu buryo niyo mwaba mudaherukana bavuga ngo nubwo ntaherukana na kanaka, nubwo ntaherukana na kanaka ni inshuti yanjye, nubwo twaburanye ariko igihe nzamubonera ni inshuti yanjye, nubwo nawe afite ikibazo iki n'iki nakimuganiriza yacyumva, ni inshuti yanjye. Shushanya rero imbere hawe kuko birashoboka. Ikindi nari mvuze mu gushushanya ejo hazaza hacu, ni ukumenya kwiyegereza abantu ubonamo ubushobozi bwo kukwakira. Dufite inshuti zitandukanye ariko buri kantu kose ugiye gutangira gukora arakubwira ati ubu rero nawe ngo watangiye igitekerezo, ubu nawe rero uribwira ko uzagera aha n'aha. Uko nguko barimo barabikubwira uyu munsi, urimo kwemera gukomezanya n'abo bantu ukabaha rugari bakagufatiraho n'imyanzuro. Uko niko uri gushushanya n'ejo hazaza, kandi umutima numara kuba waragiye wumvira ibyo byose cyangwa warakomerekejwe n'ibyo byose, izo ni inshuti urimo kwimukana mu buzima, uzivana aha, uzivana uyu munsi, uzimurira ejo hazaza. Uyu munsi niba ufite inshuti zikubwira jya unywa ku gatabi, unywa ku kayoga, nibwo buzima, nta mugabo utanyweye, nta mugore utisanzura, uwo mugabo ukubuza ibi n'ibi, izo ni zo nshuti urimo kwimukana muri ubu buzima, urimo kugenda ushushanya igishushanyo kikujyana ejo hazaza. Niba uri mu nshuti wihoma, abantu bataguha agaciro ukwiriye, ukasa nkaho umeze nkaho urimo kubirukankaho, ejo hazaza izo nshuti, ubwo ibyo wazihaga wazihongaga kugira ngo zikubere inshuti, niba bidahari ntabwo zizakubera inshuti. Inshuti ni gukunda mu bihe byose kandi ikakubahira uko uri, ikakwemera uko uri. Izo nshuti mu bihe bizaza zizakubera inshuti z'umumaro. Niba urimo kugenda ukaba ufite inshuti muhurira wenda mu birori, mwasangiye mwariye, n'ejo hazaza n'ubu udafite ibyo musangira ntabwo zizigira ziza. Inshuti ni ikwemera uko uri, ikakwishimira uko uri, ikakugira inama mu bihe runaka, ikagushyigikira mu bihe byawe byiza, ikagutabara igihe ufite ibibazo, nta kintu ishingiyeho n'igihe waba udafite ubwo bushobozi, ikaza yo kuko wenda yashoboye kububona, hanyuma igihe kizaza izakubera inshuti. Reka twigarukire rero ku by'ubukungu kuko navuze ko ari intangiriro yo kwiga mu buryo kora, gerageza ushakishe icyo ukora, mugore, inshuti yanjye, mukobwa, inshuti yanjye,
gerageza ushake ikintu wakora nubwo cyakubyarira inyungu ntoya, utegurire ejo hazaza hawe. Uyu mwanya nzagaruka wenda ku biganiro bimwe na bimwe bw'uburyo umuntu yahaguruka akagira hari imirimo imwe n'imwe umuntu ashobora gushyira mu buzima bwe, ashobora gutangira n'ubushobozi buto ariko ntabe hari umuntu utega amaboko ku bantu ngo bamufashe cyangwa bagire uko bamushyigikira. Mu buryo bw'imibereho umuntu wese yashobora kugira icyo yakora, ahubwo wowe uyu munsi uri gukora iki kugira ngo kiguheshe ko ejo kizaguka? Ni iki kintu wicara ugatekereza? Nimba wowe uri umudamu mu rugo ukicara bukira bugacya, ejo naracuruzaga ndahomba ntabwo nzongera gucuruza. Nimba udacuruza ukaba nta kazi ufite, ukaba udahinga, ukaba utorora mu mirimo yose yo muri ubu buzima yabyara inyungu ntoya ntoya ukaba ntayo ukora, urumva urimo ejo hazaza hawe hafite ikihe gishushanyo mbonera? Njyewe nagira inama buri muntu kwicara agatekereza akareba uyu munsi ndimo ndakora imirimo itanshimishije, ndimo ndakora imirimo itampesheje wenda ako gaciro wowe wumva ushaka kugira, ariko ndimo ndategura igishoro. Niba uyu munsi ufite igishoro cy'ibihumbi 100, ariko ibyo byose uzabikabika uzagere ku gishoro kirenze icyo, uzakora imirimo yagutse ndetse uzige kubikira mu yindi myaka izaza kugira ngo ubuzima bwacu bushobore kuba mu buryo bwagutsemo, kubera ko twatangiriye. Ntabwo uzafata urugo rwawe wenda rumaze imyaka 5 ngo urugereranye n'umuntu ufite urugo rumaze imyaka 20 biyubaka. Gerageza ushushanye urugo rwawe uko rungana, hanyuma unagerageza kurushushanya mu gihe kizaza ugire icyo ubikoraho uyu munsi. Niyo nama nashaka tujya. Ndabashimiye, mukomeze mudushyigikire, mukomeze mudukurikirane, ndabakunda cyane. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.